Yesu ashimwe nanone turashima Imana cyane kubera ko dufite umugisha Imana yaduhaye. Uyu munsi ndashaka kujya ngo tuganire ku mbaraga z'ijambo. Imbaraga z'ijambo tuganire kuri Timoteyo ibice 2, Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 16. Aratubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kutwigisha, wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana na abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Yesu ashimwe cyane. Nifuje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana n'imbaraga zaryo. Bibiliya ni igitabo kimwe gifite ibitabo 66. Ubundi iyo tukita kimwe, ubundi yakaba yitwa library, isomero ry'ibitabo, kuko tugita igitabo kimwe ibumbye, ariko iyo turimo gusoma ntago aba ari igitabo kimwe, bibi bitabo 66 uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe. Ntago ari igitabo kimwe, ni ibitabo 66. Ibyo bisobanuye ko hakabamwo departments ebyiri, hakabamwe isezerano rya kera n'isezerano rishya. Noneho isezerano rya kera rikaba rivuga cyane ku gihugu kimwe cya Israeli, ariho ryibanda cyane. Noneho isezerano rishya rikabanda ku universe cyangwa se ku isi yose, ku buryo harimo itandukaniro y'usobanura isezerano rya kera. Kenshi izina Israeli niryo rigaruka cyane, na Yuda iryo bivugwa cyane kurusha isi yose. Nubwo isi yose izamo, ariko ni gake cyane, ntago ari nk'isezerano rishya. Noneho ibi bitabo byanditswe mu gihe cy'imyaka 1600. Umwanditsi wa mbere mu kwandika Bibiliya tubona ko ari Mose, wanditse hagana mu mwaka w'1400 muri iyo myaka mbere ya Yesu. Noneho umwanditsi wa nyuma ni Yohana, wanditse hagati y'umwaka w'195, mbese hagati ya 90 na 91. Ubwo twavuga ko ari mu mwaka w'100 muri make. Noneho ibyo bituma itorero, ubwo kandi nyuma ya Yesu, ibyo bituma Bibiliya yaranditswe mu gihe cy'imyaka 1600. Noneho iyo urimo gusoma Bibiliya neza, ubona ko yanditswe byibura nk'abantu nka 40 bashobora kurenga, kwa yuko hari inyandiko tudafitiye abazanditse tutazi neza. Nko muri Zaburi dufite Zaburi zijya kuri 50 tutazi uwazanditse. Ibyo bisobanuye ko hashobora kuba bari hanze yabo dutekereza. Niyo mpamvu bakeka ko ari nka 40. Ntago ari nka 40, ahubwo ni nka 40. Ibyo bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko Bibiliya ifite abanditsi batandukanye. Muri abo banditsi dufitemo abize, dufitemo abatari barize, dufitemo abahanga, dufitemo n'abo twita baswa muri kino kinyejana cyangwa se mu gihe cya kera. Iyo tuvuze abaswa cyangwa abantu batize, bundi mu buryo busanzwe buri secular bitwa baswa, abantu batigishijwe. Ariko Bibiliya hibera ijambo ry'Imana nuko amagambo yanditswe n'abantu bize cyane. Hari abari barize, iyo tuvuze nka Mose yari yarize, usomye mu byahishuwe, mu byakozwe n'intumwa ibice 7:22, ubona ko Mose yari umuhanga wari warize muri za university zose ziriho mu gihugu cya Misiri, kuko Misiri icyo gihe yari iteye imbere. Yari yandika ibintu nk'umunyabwenge. Noneho tukabona nka ba Petero nabo b'abarobyi kwandika byarushyaga, bigaragara ko kwandika byabagora. Bose baranditse amagambo amwe kandi bagahoza ku ijambo rimwe. Bibiliya ntago irwanyana, nta jambo rirwanya irindi, kuko hariho ijambo ryitwa guhumekerwa umwuka w'Imana wari inyuma y'inyandiko y'abanditsi. Abanditse bahumekeweho umwuka w'Imana kugira ngo bandike ijambo ry'Imana. Ntago ari ku bushake bwabo. Iyo usomye Petero wa 2 igice cya mbere guhera ku murongo wa 19 ukageza ku 21, tubona ko ibyanditswe byera byanditswe abanditse bayobowe n'Imana. Ntago ari ku bushake bwabo, se guhitamo kwabo, ahubwo Imana yari inyuma yo kwandika kwabo. Nuko barangije bandika bayobowe n'umwuka, bandika aya magambo y'Imana. Bibiliya rero ni igitabo kimaze imyaka myinshi ku isi kandi gisomwa n'abantu benshi.
cyagerageje kurwanywa mu mateka menshi cyane, tuzabiganiraho, ariko bigaragara ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, kuko ntago bigeze bashobora baragihagurukiye barakirwanya, ariko ntibashobora gutsinda no kugera ku ntego zabo. Bagerageje intambara nyinshi, abasirikare benshi, imbaraga nyinshi zabishyizwemo, ariko ntibyakunda rwose, kubera yuko ni igitabo gihumeke, bari nabyo bimenyetso. Hari abantu twari turimo kuganira, ndavuga ngo Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko ijambo ry'Imana. Reka mbaho urugero. Imana ibwira Aburahamu imuvana muri Abakaludaya hari mu mwaka 2100 mbere yuko Yesu avutse. Ubwo nukuvuga ngo ubu hashize imyaka 4000 Aburahamu abayeho. Ibintu yamubwiye imubwira yaje kubisohoza n'uyu munsi. Ko yaramubwiye ngo dore iki gihugu nzakiguha, ariko nzagiha abakukomokaho, bazajyanwa mu kindi gihugu cya Misiri, nibamara kugerayo bazabayo, bamarayo imyaka 400, nyuma yaho nzabagarura ino, iki gihugu nzakibaha kandi kizaba icy'abiteka ryose. Iryo jambo ni ijambo usoma mu Itangiriro ibice 15, ariko kugeza uno munsi amateka ya Isiraheli yabayeho, abagabo baragaruka, barayoborwa, baraza, ikibazo kirakemuka, Imana irwana izo ntambara koko nkuko yabivuze. Yoshua abahesha igihugu, bakibamo imyaka igeze muri 300 mu ntambara nyinshi, himikwa Sawuli, himikwa Dawudi, himikwa Salomo, himikwa Yehoya umuhungu wa Rehobowamu. Birakomeza bigeze igihe ndetse igihugu cyaje gusenyuka gicikamo ibice, bajyanwa mu gihugu cya Babulone, bamarayo imyaka 70 barataha, barongera bararwanwa, baratatana, bazenguruka isi yose. Ariko ejo bundi mu 1948 Abayuda barongera barataha, ntibaza ahantu hose bashakaga ko bajya, kuko Loni yaricaye avuga ngo bakwiye kujya muri Madagascar, bakwiye kujya muri Uganda, bashaka ibihugu babashyiramo, ariko baravuga ngo no, kuko hari isezerano bagomba ko bahawe Kanani nk'igihugu cyabo kandi iteka ryose. Barongeye ejo bundi mu 1948 barataha, basubira kuri gakondo yabo nk'uko Imana yabibabwiye, kuko Imana yabwiye Aburahamu ko ikimuhaye n'urubyaro rw'iteka, kandi Imana ntiyivuguruza. Ibyo bintu byose ndashaka kubikubwira ngo nkubwire ngo Bibiliya ni ijambo ry'Imana ririshwa, rikomeye, ritanyeganyezwa. N'uyu munsi nyango mujya mureba intambara Israel irimo kurwana, irarwana n'ibihugu. Uyu munsi irarwana Palestina, ikarwana na Hezbollah n'igisirikare cya Liban, ikarwana na Syria n'umutwe uharwanya, ikarwana na Iraq n'umutwe urwana, ikarwana n'abahusi bo muri Yemen, ikarwana na Iran, the same time mu gihe kimwe, kandi ibyo bihugu bigafashwa n'Uburusiya. Ariko reka nkubwire, Ukraine yarananiwe kandi igihugu cyari gikomeye cyane, gishyikiwe n'ibihugu by'Uburayi, ariko Israel ihagurukira yonyine ikagenda ikarasigatse, because ijambo Imana yavuze. Bibiliya ni ukuri. Uyu munsi abanzi bayababwiye ko bazaba umutwe batazaba imirizo. Uyu munsi nta kindi gihugu gishobora kuvugwa nkayo, nta kindi gihugu gishobora kuvugwa nka Israel. Nta yindi mpamvu, ahubwo nuko babwiwe ijambo kandi baribwirwa n'Imana, ikurikirana imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza. Muri Yoshua ibice 21 ku murongo wa 45 yaravuze ngo nta jambo ryiza na rimwe Imana yabwiye Abisirayeli itashohoje. Ibyo ni kukubwira ngo ijambo ry'Imana rifite imbaraga, abaryize tukaba turifite. Ndashaka kuvuga ko turikomeye cyane. Uyu munsi barahagarara aba bagabo bakavuga ijambo. Ejo bundi hari amagambo maze iminsi nkurikira, Netanyahu yayavuzeho, n'umugabo w'ingabo yavuzeho, ndetse na minisitiri w'intebe w'umusibe ejo ari wavuyeho yarabivuze, n'uriho ejo bundi yarabivuze. Yaravuze ngo ukuboko kwa Israel ntaho kutazagera ku isi. Abandi bose bagiye kurwana basabira uruhushya, babafatira ibihano, ugasanga byabagizeho ingaruka. Ariko yavuze ngo ukuboko kwa Israel uzatwanga, uzaturwanya, ahantu hose azaba ari tuzamusangayo. Ntago ari ukubera bo wenda hari izindi mbaraga bafite, hari ijambo Imana yabavuzeho. Icyo nshaka kukubwira wowe unyumva, ijambo Imana yavuze rarikurikirana. Yabwiye Yeremiya ngo ubonye cyangwa ngo nduzi inkoni y'umurinzi yerekeje iburasirazuba. Imana avuga ngo urebye neza kuko ndi inyuma y'ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Iyo niyo Mana twizeye, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, irindi ijambo ryayo, irindi icyo yavuze ikagisohoza. Uyu munsi
Israel irimo kubikora nyuma y'imyaka igeze ku bihumbi n'Imana ibibwiye Aburahamu. Icyo yamubwiye n'ubu irimo kukibaha. Ejo bundi muri 48 babahaye akantu gatoya cyane gato. Ntago kuko bari bavuze yuko Palestina cyangwa se Israel ko n'izina bari bararihinduye barayise Palestina. Bavuga ati rero mugomba gukora ibihugu bibiri kandi Palestina niyo agomba guhita amahambere. Urumva Israel bari barayitwaye imaze imyaka ibihumbi byinshi. Nuko Israel irabyemera, yemera gufata akantu gatoya gato cyane, ariko abarabi miliyoni 184 mu 1948 iravuga iti ntago twabyemera, tugomba kubarimbura. Bahita batangiza intambara muri 48 hashize ibyumweru bibiri. Witwa David Grion atangaje igihugu. Bararwana nta mbunda bagira, barwana n'abanzi babo bakabaka imbunda bakayizo babaresha. Muri 48 muri 52 bakoresha urugamba rwabayemo rw'amabuye. Bararwana bararutsinda. None uko batsinda bakiyongeraho aho bafashe bakongeraho. Muri 56 hari urugamba barwanye rwitwa rw'iminsi 6. Barwana n'ibihugu bitandatu babitsinda mu minsi 6. Babyita 6 war days. Uzajya kuri computer, ujye kuri internet, wandikeho 6 days war of Israel. Niyo uvuze 6 war days, ibyo byonyine gusa 6 war bahita bakubwira kuko nta kindi gihugu cyarabikora ibyo ngibyo. Ni Israel yabikoze yonyine. Bararutsinze. Mu 1972 barwanye urugamba rwa Yom Kippur. Bararutsinda. Uyu munsi barimo gutsinda. Nta kindi kibitera ni ijambo Imana yavuze. Ibyo ngibyo ntago ndimo kukwigisha amateka Israel kubwo nubwo na yari meza, kuko mu Baroma bice 3 batubwiye yuko bafite icyo baturusha ko babikijwe ibyasezanijwe. What I mean, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ifite umugambi. Paulo arimo kwandikira Timotheo aravuga ati rero ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Byahumetswe n'Imana. Byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro. Ni ibyanditswe byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro. Ese urimo kumva iryo jambo? Ndagira ngo aya magambo mvuze uyaha agaciro. Ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Ntago ari ibyanditswe gusa, byaranditswe kandi ntago ari ibintu dusoma cyasi, ntago ari storytelling, ntago ari amateka, ntago ari inkuru. Ni ibyanditswe byera kandi bifite umumaro. Yesu ashimwe cyane. Ni ibyanditswe byera bifite umumaro. Bifite umumaro. Ndenda kukubwira wowe unyumva, ibyanditswe byera bifite umumaro. Umumaro w'ibyanditswe ni mwinshi, n'ibyaha bindi ujye usoma. Biratabara, birumva, birasubiza, bigira umumaro wo guhana, birahindura umuntu. Ibyanditswe byera bifite imbaraga biruta ibya Misiri. Niyo mpamvu za Misiri za Iran zinanirwa, kuko hari icyanditswe kizitangira. Kuko Ukraine nta jambo yabivuzeho, barayirasa bigacamo, barayirasa igatsindwa. Kuko nta cyanditswe Imana Ukraine ihagararaho. Ariko Israel kuko ifite icyanditswe ihagararaho, icyo cyanditswe cyagenda kigafata Misiri ntizigire icyo zikora. Ibyo nshaka kubabwira ni iki? Hari Imana ifite umugambi mugari kandi hari ijambo twahawe rifite imbaraga. Niyo mpamvu Dawudi muri Zaburi 119 wanditse Zaburi 119 yavuze ngo narindi ijambo ryawe, nabiki ijambo ryawe muri ngiye kugira ngo nagucumuraho. Ijambo ry'Uwiteka nitabaza rimurikira ibirenge byanjye. Bibiliya ikavuga ngo hayirwuri hagararamo ubyiringira uwizera iryo jambo. Bwana sifuwe cyane. Ndashaka kukubwira yuko mu ijambo harimo imbaraga. Abari hagazemo bose Yoshua amaze kumenya imbaraga z'ijambo, yabwiye abandi 10 bene wabo arababwira ngo no, niba Uwiteka Imana yacu twishimira, abanzi bacu abanyakanani uko bangana bose uko bareshya ko imbaraga baba bafite bazahinduka nk'umugati. Ntago yabise nk'inyama, kuko inyama zisabwa kuribwa n'abafite amenyo. Yababonye nk'abantu bashobora kuribwa n'ikintu, mbese abantu boroshye cyane nk'umugati ushyira mu cyayi bikarangira. Yesu ashimwe cyane. Amen. What I mean, ijambo ry'Imana rihagararaho, rikomeze, ryishyuze. Iyo turihagazeho tukarikomeza tukaryishyuza rigira imbaraga.
Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ifite imbaraga. Mana senga Imana ngo Mana mfasha menye ijambo, kuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Uwitwa Yeremiya yaravuze ngo ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ngo ni nk'umuriro, ni nk'inkota. Ijambo ry'Imana ni inkota, ijambo ry'Imana ni inyundo imenagura ibitare, ntago ari itera imisumari. Ntago ari uko yavuze ko ari ijambo ry'Imana rifite imbaraga nk'izi nyundo imenagura ibitare, ntago ari itera imisumari. Imisumari ni ikindi cyose cyayitera, ariko ijambo ry'Imana rifite power. Praise the Lord. Bene data, nashaka kuvuga ngo izere, komeza, hagarara. Niba ryavuze ngo ntabaza ndagutabara, iryo jambo nutabaza ugatera induka ukavuga ngo ntabara, uzatabarwa, kuko yavuze ntijibeshya, cyangwa ngo ise niyenda kubeshya. Ntago ujya isa niyenda kubeshya. Ijambo Yesu yagiye avuga ngo nukuri nukuri. Yesu yapfuye ataravuga ngo ngira ngo ahari wenda nibishoboka. Ayo magambo ntago yigeze ava mu kanwa ke, ngira ngo ahari wenda nibishoboka. Yaravuga ngo nukuri nukuri ndababwira ko Bwana sife sana. So God is good. Yes, agira neza. Abafite ijambo ry'Imana nimureke duhagarare. Abafite icyo Imana yababwiye ntuzahagarare ku by'abantu bakubwiye, uzahagarare ku by'Imana yakubwiye. Ijambo Imana yavuze irarisohoza. Nanjye ibyo yambwiye ndabizi neza, sinapfa, sinagira accident. Kandi hariho abajya bagira amasezerano yarangiza agafata soya akavuga ngo n'Imana yabivuze. Ntago ariyo. Ntago Imana ijya ivuga ikintu ngo upfe yari izi kutazapfa. Ntago Imana ariyo yabivuga. Ibi ijambo ry'Imana ririnda umuntu, isezerano ry'Imana rirarinda. Ijambo ry'Imana rirarinda. Imana ibyo yavuze izabirinda. Reka nkubwire urugero. Aburahamu yaramye imyaka 175, kandi Bibiliya yari yarabwiye igihe cya Nowa yuko umuntu azarama imyaka 120, ariko kuko Imana yamubwiye ko azabyara akabona n'abuzukuru, byabaye ngombwa ko iryo tegeko byahawe Nowa ritareba Aburahamu arenzaho imyaka 55 kuya yayindi umuntu agomba kumara 120, kubera ko ntago yari gupfa gupfira imyaka 120 isezerano ry'Imana ritajya gutarasohora. Niyo mpamvu n'imyaka tuzayongezwa kugira ngo ibyo yavuze bisohore. Niyo mpamvu imyaka yacu Imana izayitubura. Niyo mpamvu Imana izabwira urupfu ngo mureke uwo nguwo, kuko hari ibyo ntarakora, hari ibyo Imana izareka, hari ibyo Imana izabwira Satani ngo ntukore ku bugingo bwe, kuko hari ibyo navuze bitarasohora. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Hari ijambo Imana yavuze, byarindi yavuze ntabwo uzapfa itarishohoje. Imana ni Imana irinda ijambo ryayo. Yabwiye abise ngo suko yarako muri banini mwafukoze n'imirimo gukiranuka, nuko hari ibyo navuganye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Kuba Imana yavuganye na Imana yavuganye na Aburahamu na Isaka na Yakobo birarinda abayuda aho bari uyu munsi. Niyo mpamvu natwe dufite ibyiringiro by'uko Imana iri mu ruhande rwacu. So ntago nshaka kuvuga amagambo menshi arenzayo, nashaka kuvuga ngo hagarara ku ijambo ry'Imana. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ifite umugambi mugari kandi munini urutuku bitekereza, kandi zakora ibirenze, kuko ijambo ry'Imana mu Befeso amen muri Timoseho yatubwiye ngo kuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro. Ijambo ry'Imana rigomba kukugirira umumaro. Niba ntaryo rikugirira uri ku ruhande, ntaryo ufite, hagarara, ryizere, ryiringire, rifate nk'iryawe. Maze Imana yo mu ijuru, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo iguha umugisha kubo kurikomeza, kandi nubikora izabikora. Reka ngusengere. Jehova nisi, Jehova Shalom, El Shaddai Elohim, Jehova Jireh. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, uri igitare, uri igitangaza, uri Imana ikomeye. Imana yatanze intama igihe Isaka yaramaze kugaragara nk'ahasigaje isegonda imwe inkota ikamugera mu ijosi. Kuko hari ijambo wari waravuze yuko amahanga ari wazakomokaho, ntiwemeye ko inkota imugeraho, ahubwo waremye intama irazi bagwa mu cyimbo cye. Uri Imana idagiyibagirwa ibyo yavuze, kuko Aburahamu amaze kumenya ijambo wamuvuzeho, wavuze kuri Isaka, yavuze ati uyu mwana reka mutange ntabwo ari bupfe, n'uyo yapfa aramusura, kuko ibyo Imana yavuze yuko ari buzakomokaho imiryango ntiyapfa aramubonekaho, ntiyapfa atarabyara ngo umuryango uzamukomokeho. Nuko arangije arabyizera, aragenda aramugaruka,
harabyiza avuga ngo mana wambwiye ko Isaka azakomokwaho n'abantu benshi, ndizera yuko ntacyo ari bube. Nuko arangije agiye kumutamba, uramanuka uravuga ngo menye kunkunda. So we know that. Urakoze Yesu, aba bantu barimo kunyumva ndimo gusengera, nzi neza ko hari ijambo bafite muri bo, hari ibyo wavuganye nabo, hari n'ayo bajya basoma bakayizera. Ndaguhamagaye kugira ngo ubisohoze, ubibakorere, ubakomeze, ubabwire, ubahishurire imbaraga z'ijambo ryawe. Urakoze kuko ubikoze mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera. Amen.